ushobora kuba wararebye inkuru nyinshi ariko narababwiye ngingi nabashije kuba inabakorera cyangwa se nabazanira iraruta izindi zose wabashije kuba iwareba rwose. Ndetse ahangaha murabyibuka twasize umukobwa wacu Rusi abashije kuba yakazi cyangwa se icyo twakwita nk'ikiraka umuseriveri wari uri kubasha kuba yazanira icyo kunywa ndetse n'icyo kurya ba basore bacu babiri ari we Yari ndetse na Kimu. Ndetse Kimu muribuka ni inshuti ya kera y'uyu musore ariko yiberaga mu mahanga. Ndetse ahangaha Kimu yakomezaga amubaza neza amakuru y'uwo mukobwa ari we Yue ari kuba yamubaza se ati byaba ari byo byiri kuba iwambwira. Kimu niko kubanza kuba yasukayo arangije aramwitegereza aramubwira ati se muvandi ati igihe cyose njye nawe twabashije kuba twabanira urumva iyo nkuru najya kuba nayihimba nkaza kuba nyuma nkaza kuba inayikubwira ati ibyo nkubwira ni ukuri rwose. Bibutsa ko iyi Yari episode ya 6 turi kubasha kuba twatangira cyangwa se twagana ku itangira ryayo. Wowe uri hanze injira ndetse wowe urimo nawe gumutuje kuko uraza kuba wasobanukirwa byose. Kumbe hano barakwereka umukobwa wacu rwose Yue hari uwo Yari yakomeje kuba yavugana nawe mbere yuko abasha kuba yabukinga iki cyumba muri hoteli. Niko kuba yafata telefone yiwe ngaha arangije atangira kuba yahamagara aramubwira ati byose ko twabashije kuba twabipanga rwose niko bimeze ati ngomba kuba inafata kiriya kigabo cyanjye cyangwa se kiriya kigo cy'ubugabo wanjye ati nkagaragaza rwose ko kigomba kuba cyinshi inyuma cyangwa se gikunda kuba cyanshi inyuma ati kandi urabizi ngiye sinshaka kuba inashyingiranwa nacyo ati kandi uze kubuyuka uze kuba wagira ahangaha uzanye n'itangazamakuru undi ati yego rwose mavuja ati ndaza kuba nabikora. Ikumbe hari uwari uri ahangaha barakwereka Mia nawe yaje ku cyumba 102 cyo rwose. Kandi mwibuke neza umusore wacu assistant sa yabashije kuba yavuga ibyumba uyu musore wacu ari buze kuba ari kuraramo ndetse na wa mushuti wiwe bita Kimu. Umukobwa Mia kugera ahangaha niko gutangira kuba yakivugisha ati wacitse udutego twinshi ati Mr. Lu ati reka nze nareba kaka gatego noneho k'uyu munsi ati uri buze kuba wagacika ati ndaza kuba nareba rwose aho uri buze kuba wanyura ati so uratekereza biri buze kuba ibyakorohera cyangwa se ibyakugwa amahoro. Barakwereka umukobwa wacu Yue nawe hanze yari arimo abwira itangazamakuru rwose ati ibyo tugiye kuba twakora ahangaha ati ni amarorerwa ati ni amarorera ati ariko nta kundi bigomba kuba byagenda ati umugabo wanjye rwose ingomba kuba namutanga tugahana agatanya bikagaragara ko ngiye ntashaka kuba inashyingiranwa nawe. Kumbe uyu mukobwa uri ahangaha rwose Yue icyo atarazi umusore yita Mr. Lu cyangwa se nyakubahwa Lu yari umugabo wiwe ndetse barabana muri iyi minsi ya none. Abanyamakuru ahangaha bakomeje bambwira ko bari buze kuba bakora icyo bategetse ndetse bakabasha kuba bagikora neza ndetse kikabasha kuba icyagaragarira isi yose cyangwa se icyagaragarira abantu bose. Kumbe icyo katari kazi umusore kashaka kuba karaburiza nawe afite agakomo kamwe inka ko gafite ndetse ni nawe wabashije kuba yamusezeranya imyaka 18 ishije ko bazabasha kuba baba umugore n'umugabo. Ese ibi ngibi biraza kuba byaherera he? Biraza kuba byatugeza kuki? Biraza kuba byarangira amahoro? Ese uyu mukobwa nabasha kuba yamenya ko umusore ari gukomeza kuba yakinisha cyangwa se yamugambanira ari we mugabo we w'ukuri azabyitwaramo gute? Azabyifatamo gute? Wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa inkuru nk'izi ngizi ndetse izi nkoramutima zishimishije. Ndetse ujye no muri komenti utubwire ukuri kuba wabona inkuru yacu nibasha kuba yagushimisha. Ushobora kuba washyiramo imitima ndetse ukadukandira no kuri like utibagiwe kuba wakora share kuko ni ingenzi cyane. Ahangaha Yue niko kuba yashumura abanyamakuru arababwira ati rwose tugiye kuba twakwinjira ubu ngubu ati kandi mwibuke kuba imwafatana video ati kuko ngiye rwose ibi ngibi sinabasha kuba inabyihanganira. Ikumbe kwinjira mwibuke neza Mia wacu nawe cyangwa se uwo bita mushiki murumuna wacu yari yamajije kuba yakinjira. Ndetse ahangaha Yue niko kuba yakinjira avuga ati ese burya yahageze yaje ari kuba yavuga ati
ndetse ari no kwiriza avuga ati sheri, ati gute wankora ibi ngibi, ati gute wansiga mu rugo, ati ukaza kuba waryamana n'abandi bakobwa ahangaha muri ibi byumba bya hoteli. Niko gutangira kuba ikaba twikurura, kandi mwibuke neza mu kanya twabonye burumuna bwacu cyangwa se butoya bwacu ari we Miya arimo kuba yakinjira ahangaha avuga ati erega byose ndaza kuba nabizambya, ati ndaza kuba nabizambye rwose. Ikumbe kureba neza umusore wari uri impande ziwe ntabwo yari wa musore wacu uri, ahubwo yari ya nshuti yiwe imwe bita Kimu. Umukobwa ahangaha wewe ntiyari yabashije kuba yabibona, niko gutangira kuba yabwira Miya ati gute wankora ibi ngibi, ati gute watinyuka kuba waza kuba waryamana n'umugabo wanjye rwose, ati ibyo bintu nzabasha kuba inabibwira bande. Miya nawe niko gutangira kuba yakiriza ati sisita mukuru mbabarira, ati ntago numvaga ko rwose byabasha kuba ibyagera kuri uru rwego, ati gute nabashije kuba inakisanga ndi gukora aya makosa. Niko gutangira kuba kakiriza, ariko burya amazi aba yamaze kuba yarenga inkombe kandi ntabwo uba ubasha kuba wayagarura, ahubwo kereka abashije kuba yakikontorora akagaruka. Ahangaha umukobwa yiwe niko kwambwira ati se uracyatinyuka kuba wampamagara gutyo. Kumbe byose byari amarira y'ingona, yashakaga kuba yabafotora gusa. Icyo atarazi ni uko umusore yafotoye cyangwa se yashaka kuba yafata atari we. Muri ako kanya asistansi niko kuba yakinjira, atangira kuba yamubwira ati madamu, ati yange madamu nyihanganire, ati uriya musore uryamyemo hariya, ati ntago ari undi, ati reka reka rwose, ati ntago ari we. Agakobwa niko kuba kahindukira karangije karavuga ati ngo iki, reka babanze bakwereka cyangwa se bakunyuremo muri make uko byaje kuba byarangira ubwo uriya mukobwa wacu yiwe yatangaga ikiraka cyo kuba ibaza kuba bavangira bano basore bacu, ndetse uyu bagasinziriza uyu musore wacu Kimu. Ahangaha umusore wacu Kimu yatangiye kuba yamuganiriza rwose inkuru y'umukobwa yakunze ari we. Niko gutangira kuba yambwira ati ubwo yiwe na papa we bavuga ahangaha, ati imyaka 18 rwose irashize, ati kandi bo ati babaye imyaka igera kuri 3 mu mahanga, ati bahita bagaruka, ati ubundi ko tutamubonye. Ari kuba yamubwira ati burya yiwe afite na sister wiwe. Niko kuba yakikubita hasi arangije ahita asinzira. Umusore ahangaha niko kuba yavuga ati ese uyu musore ko nta kintu inzoga zijya zimutwara, ati yababaye iki, ati bigaragare ko hari umuntu wabashije kuba yagira ibyo amurungira mu cyo kunywa yabashije kuba yanywa. Kumba kiri kwibaza ibyo byose, hari akahise kamuhamagara cyangwa se agatelefone kiwe katangiye kuba ikasona. Niko kuba yakita bavuga ati hello, ati mumeze mute mwebwe. Kumbe yari wa mukobwa wacu yiwe wari urimo amuhamagara amubaza ati se uri hehe, ati ko watinze kuba wataha. Mbibutse neza bose bari muri hoteli zimwe usibye ko batari mu byumba bimwe. Umusore niko kwambwira ati hari uwo mfite kuba nakwitaho muri iri joro, ati ndi buze gutaha ntinze, ati se hari ikibazo, hari icyo bitwaye. Yiwe niko kwambwira ati reka reka ibyo ngibyo nta kibazo, ati ahubwo uze ko wakwibuka kejo njye nawe tugomba kuba twasinyura cyangwa se twasinyura amasezerano yo kuba tutakibana nk'umugore n'umugabo, ati kandi wibuka kuzanzanira certificate igaragaza ko nari narashyingiranywe nawe, kuko tugomba kuba twayijyana kuri biro ibishinzwe bakabasha kuba bakuraho biriya bimenyetso cyangwa se bakuraho ziriya sinye zabo. Umusore niko kuba yamubaza niba ari butahe, agakobwa karamubwira ko katari buze kuba katahana, ko gafite ahantu kari ndetse kagomba kuba yakwitaho. Icyo umusore atarazi nawe, agakobwa kari muri iyi hoteli ndetse kari kuba kamurya runono cyangwa se ikamucungira hafi. Umusore niko kuba yavuga ati ejo njye nawe tugomba kuba twasoza feri zacu, ati ndetse niyo mpamvu uzakubasha kuba naguha ari amafaranga nkabasha kuba naguha n'ukuri kwanjye. Niko kuba yahamagara ati assistant Su, ati se waba uri aho hafi ngo uze ube wamfasha ahangaha. Barakwereka bidatinze umusore wacu uriya amaze kuba yahamagara ati assistant Su. Assistant Su yagombaga kuba yazana na wa museriveri ndetse bakaba bacyura wa musore wacu. Ikumbe gusohoka ahangaha bageze ku muryango, niko kuba yababwira ati uwo musore mube mwamujyana mu cyumba cyanjye,
ati ni nacyo kiri bugufi rwose, ati mudakomeza kuba imwamujyana kure, niko kuba yabahereza na ya karita yagombaga kuba yakoresha ari kuba yakinjira mu cyumba 102. Abasore nabo niko kuba ibaza barafungura rwose, barangije kari ku kanya nacyo gihe cyo kuba bakinjira. Ikumbe Miya yarazi ngo yabashije kuba yakitoragurira ingoma mu giteme, niko kuba yatangira kuba yabwira mukuru wiwe atese ati ni imikino nyabaki uri kuba wankina ahangaha, ati njyewe uri kubona mfite imikino yo kuba inakina ahangaha koko. Assistant uwe byaramurenze, aravuga ati se noneho ibi ngibi ati ndaza kuba nabimanaginga gute, agakobwa nako kayiwe ahangaha. Amasoni yatangiye kuba yakica. Imwibuka aba banyamakuru ni nako kari kabashije kuba ikabahamagaza ikababwira ati muze ngiye kuba nabaye inkuru ishyushye ndetse itangaje. Abanyamakuru niko kuba bambwira ati iyi mikino ntabwo twebwe tuba tugomba kuba twayikina rwose, ati mujye mutuvana muri ibi ngibi. Abanyamakuru niko kuba bazinga ibyuma rwose babasha kuba bava aho ngaho. Agakobwa niko gutangira kuba kaganiriza assistant akamubaza ati se kubera iki wowe wabashije kuba iwambesha cyangwa se iwankinisha, ati wowe uri kubona ngana nawe koko, ati rero nanjye ati ngiye kuba nagerageza mva ahangaha, ati kandi nizere ko ibyabereye ahangaha ibibazo byose byabereye utari buze kuba wagira umuntu ubibwira cyangwa se ngo uze kuba wabibwira boss wawe Ru, ati nuza kuba wabimubwira ati nanjye nzabwira isi yose rwose ibyo nagusanze uri kuba wakora. Agiye kuba yagenda, Miya niko kuba yazamukurikira aramubwira ati ariko wowe ibyo twari twapanze cyangwa se imipango yanjye nawe ati buriya nibyo wabashije kuba wakora. Agakobwa niko kuba kambwira ati yego rwose ni nako nari nabashije kuba inabigenza, ariko ati sinzi ikibazo cyabashije kuba icyahaba rwose, ati ni ukuba wanyihanganira. Niko gutangira kuba ikahamagara akamubwira ati niba utanyizeye ati reka mbashe kuba nahamagara wumve ko natakubeshye, ati se ngiye buriya utatekereza inabasha kuba njye nakubeshya, ati reka rwose. Niko kuba yahamagara umuseriveri nawe cyangwa se uwo bita umuwaitress wari uri kubasavinga, aramubwira ati njye ubwo najyanaga icyo kunywa, ati wa musore rwose ati yavuze ko atari bubashe kuba yagikoresha ahubwo ari kumwe bari kumwe w'inshuti ye aba ari ubasha kuba yagikonsoma, ati naho ubundi njyewe ati nabashije kuba nakora ibyo wambwiye mabuja, ati ahubwo nizere ko ibyabashije kuba byaba. Kandi mwibuke yari yambashe kuba yamubwira ngo abe yarongera icyo kunywa wa musore wacu Uri, ariko ntibyabashije kuba ibyakunda. Ahangaha Miya niko kuba yabwira umukobwa yiwe ati iyi mikino rwose nanjye ati nabashije kuba nayirambirwa. Agakobwa kayiwe niko kuba kambwira ati niba utishimiye ibyo wabonye rero cyangwa se ibyo wamenye, ati jya kuba wareba umugabo wawe ushaka, ati ndabizi ubu ngubu ari muri rumu 103, ati ubu ngubu niho wamusanga. Ahangaha Miya niko kuba yamubwira ati ntabwo wakongera kuba wangira ikigoryi bwa kabiri bwikurikiranyije, ati ngiye rwose sinabasha kuba nakongera kuba nagira iyo mikino yawe, ati uwo nguwo uri kuba wakomeza kuba wangendesha gutyo, ati ndaza kuba namwishakira ndetse imwigerereho. Akangaka niko kakavuga ati ese ntabwo wakizera bwa rimwe basi, ati ntabwo ndi kuguhendahenda niba utabishaka bireke. Niko kuba kakigendera. Ikumba assistant sana we wacu yarara aho hafi rwose ari kuba iyabumva. Niko kuba yavuga ati ariko aba bana bari kuba bakina imiye mikino rwose, ati imikino yabo ubundi bari gukina ahangaha ati ni imikino nyabaki. Niko kuba yatangira kuba yagira ahamagara cyangwa se yagira uhamagana. Niko kuba yambwira ati assistant sa, ati ibibazo by'ibisubizo mwari mumaze kuba cyangwa se za test mwaje kuba mwapimisha ati zabonetse rwose, ati yangi madamu cyangwa se madamu muto yaratwite bidasubirwaho. Assistant so ati nguki, ati so uri kubasha kuba wavugisha ukuri, ati yangi madamu ataratwite, ati yego rwose aratwite, ati niyo makuru ugomba kuba iwamenya. Kombe barakwereka umusore wacu Uri yabyutse ahangaha rwose agatelefone kari kuba kamukangura cyangwa se ikamubyutse igitaraganya.
imwibuke yaraye yabashije kuba yasinda ndetse yanyoye nyinshi zabashije kuba zamumena, ndetse agakobwa kamwakoye kamubwira ati ese niyo udaha umuntu agaciro nta nubwo wigiha agaciro, ati ntabwo wibuka ko njye nawe tugomba kuba twahana divorce rwose. Agakobwa ko kari kabishyushyemo, ndetse umusore w'ahangaha we ntacyo byari bimubwiye, niko kuba yamubwira ati naraye rwose nsinze n'inshuti yanjye, ati nabashije kuba nakonsoma inzoga nyinshi, ati ariko mu kanya ati humura ngiye kuba naza, ati mu minota itarenze 5 rwose, ati ndaba nkugezeho. Disi umusore nawe ntiyari yishimiye ko agakobwa kagiye kugenda, ariko burya ntago bagombaga kuba bakomeza kubana kandi bose bari barahujwe n'ibibazo. Ikumba umusore koko nyuma y'iminota 5 yabashije kuba yahagera, ariko yahageze agakobwa ikarakaye, ati se uko wari uzi gahunda dufitanye, ati kubera icyo utabashije kuba wazinduka rwose, niko kuba yambwira ati ugombe kuba wakihangana, ati uyu mugoroba wabaye muremure, ati njye n'inshuti yanjye twabashije kuba twasinda rwose, ati twaraye mu bizunga. Umukobwa niko kuba yambwira ati reka ibyo ngibyo tureke gukomeza kuba twabyitaho rwose cyangwa se twabiha akanya kanini, ati icyo nashakaga ni uko tubanza kuhakora ibi ngibi bikava mu nzira tugakora ibirangira, ati kandi urabizi bigomba kuba byavamo. Kumva umusore ahangaha mama nawe yakomezaga amuhamagara, umukobwa niko gutangira kubamubaza ati se ntabwo witabiye telefone yawe uri guhamagara ubutitsa, ati akanya umaze kugera ahangaha, ati ko numva iri kuba yakomeza ihamagara, ati ntabwo wayitaba. Umusore niko kuba yambwira ati ni mama uri kuba wampamagara. Agakobwa niko kuba kambwira ati se wowe uracyafite mama uguhamagara ashaka kuba yamenya uko umeze n'uko uri kuba wakitwara cyangwa se ubuzima buri kugenda, ati kubera icyo utari kubasha kuba wamwitaba mbere yuko tujya gukora mu izindi gahunda, ati njye rwose mama, ati yantaye mu gihe kinini gishize, ati twigeze tubana ngo ampe keya nkiza ari kuguha. Umusore koko yumva ni ingenzi, niko kuba yasubira inyuma gatoya, arangije atangira kuba yakitaba mama. Mama nawe rwose si ukugenda, mba naguhamagaye ntabwo ushaka ko nyitaba, bite ubundi umeze gute, ese amakuru yawe, ati ntabwo uba witaye kuri mama wawe, namwe ibyo ba mama murabizi. Umusore niko kuba yambwira ati mama, ati rega naraye njyewe n'inshuti yanjye twishimye cyane, ati biza kurangira rwose, ati duhezeyo cyangwa se dukonsomye inzoga nyinshi. Kobwa wacu iwe nawe ari inyuma arategereje rwose ko umusore ava kuri telefone bakabasha kuba bajya kugira ibyo bakora. Mama niko kuba yambwira ati umugore wawe ataratwite. Umusore ati ngo iki? Ubusore niko kuba yatangira kuba yatungurwa cyangwa se yatangara. Ahangaha umusore wacu uri ntiyari ari kubasha kuba yakumva ibiri kuba ibyavugwa muri ako kanya cyangwa se ibyo yari mama wiwe yari ari kubasha kuba yamubwira. Mama we niko gukomeza amubwira ati ese ntabwo wibuka ibyo wabashije kuba wakora mu munsi w'ikirori utaha, ese abaye ari wowe uri uyu musore ukamenya inkuru imeze gutya wabigenza gute, wabyitwaramo gute? Kandi umukobwa ategereje inyuma ko umusore ava kuri telefone bakabasha kuba bajya mu biro, bakabasha kuba bajya kuba basinyura ko batandukanye ndetse batakiri umugore n'umugabo. Ariko umusore dore ngo isi iratangira kuba yamwikaragira, atangira kuba avuga ati se umukobwa ndaza kuba namubwira iki, ndaza kuba namureka dukomeze duhane gatanya. Mbere ahangaha yagumye kuri telefone mama amubwira ngo ntabwo ugomba kureka uwo mukobwa ngo abashe kuba yagenda, ati ahubwo muri iyi minsi ugomba kuba wapanga ubukwe rwose ukabasha kuba washakana n'uwo mukobwa. Ariko umusore ahangaha muribuka ko yasezeranyije muri mukobwa ko azabana igihe azaba barugutse avuye mu mahanga. Niko kuba yabwira mama we ati ibyo ngibyo rwose uri kuba wambwira, ati ntabwo byabasha kuba byakunda, ati ntibyanashoboka rwose. Kumva agakobwa kayiwe nako kari aho ngaho kari inyuma, disi banza katari kamenya ko umusore wacu uri ahangaha yabashije kuba yabihondamo. Umusore niko kuba yabwira mama we ati ibyo ngibyo kwanza turaza kuba twabisubiraho. Niko gusubira inyuma atangira kuba yabwira umukobwa ati ese kubera icyo umukobwa ntabigeze mbonana nawe cyangwa se tutigeze tunahura, yaba ngo atumitinda yanjye, ati ubundi ibi bintu ati njye sindi kubasha kuba nabyumva rwose.
kumva ibyo yari ari kuvuga byose ntiyari azi ko uyu mukobwa ari we bari kubasha kuba bamubwira, ari we babashe kuba bakorera cyangwa se bapima ibisubizo byiwe, akaba ari we byabashe kuba ibyagaragara. Agakobwa kangaha ko kayiwe kakomezaga kamubwira ko uyu munsi ari bwo bagomba kuba ibahana icyitwa divorce. Icyo katari kazi umusore kari kagiye guha divorce niwe musore wagakunze imyaka yose ishize ndetse wanagasezeranyije wagahaye icyo bita promise cyangwa se isezerano. Umusore wangaha rero ntiyari ari kubasha kuba yabyumva neza ndetse yatangiye kuba yakabwira ati se waretse tukaba turetse kuba twahana divorce. Ndetse umusore wacu we bigaragare ko yari yaramaze gutakara cyangwa se kuba yagwamo, ariko ibi byose yakomezaga kuba yabikora kuko ugerageza kuba yakirinda kuba mama wiwe yamushingira umukobwa adashaka. Icyo atarazi mama wiwe umubyara yari yabashije kuba yamenya neza ko uyu mukobwa uri ahangaha ari we mukobwa yabashije kuba yasezerana ko bazaba umugore n'umugabo. Ndetse ahangaha umusore yakomeje kwibaza byinshi, niko gutangira kwereka ibimenyetso bigaragara byavuye kwa muganga ko uwo mukobwa atwite, ndetse niko gutangira kuba yabaza umukobwa uri ahangaha ati se wiyumvishe nabi cyangwa se wagerageje kuba wakiyumva nabi muri iyi minsi. Agakobwa niko kuba kambwira ati gake cyane cyangwa se gake karinganiye rwose, ati niko nabashije kuba inakiyumvamo muri iyi minsi. Ahangaha umusore yahise atangira kwibuka umunsi umwe cyangwa se ijoro rimwe yigeze kuba yararana cyangwa se yaryamana n'aka gakobwa. Niko gutangira kuba yatekereza ko uyu mukobwa uri ahangaha ari we mama wiwe yari amajije kuba yamubwira ko atwite. Ese biraza kuba byarangira gute? Biraza kuba byaherera he? Urabona bizagera dusize umusore wacu ari kuba yabaza umukobwa rwose niba hari ibimenyetso byigeze bigaragara cyangwa se bimugaragarira bigaragara ko atameze neza. Ese ubaye uri umusore muri iyi minsi ukamenya ko sheri wawe atwite, mwaba mukibana cyangwa wahita uba nka ba bandi ukabasha kuba wazingira amaguru ingata ukirukanka ukamusiga ukagenda, naho ubundi abandi basore icyo baba bashaka ni ukumenya ko uwo baba barakoranye imibonano mpuzabitsina niba yaragize ikibazo cyo gutwita agomba kuba yakita ku mwana. Ese iyi nkuru iguhaye isomo cyangwa nta somo uri gukomeza kuba iwafatamo cyangwa se iwakuramo? Icyo usabwa ni ukudukorera subscribe utazacikwa na episode ya 7 izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kubona inkuru yacu nibasha kuba yagushimishije kuba washyiramo imitima myinshi, ndetse ntiwibagirwe kuba wadukandira like no kuba wakora share kuri YouTube yacu kuko ni ingenzi cyane rwose, ni inkunga ikomeye. Urasubscribe tuzahurire muri episode y'ubutaha. Ciao ciao kandi ndabakunda. Imana ijye ikomeza kuba bambera hafi ndetse ikomeze kubampera umugisha.